Abajwe ku manota yatanga umuhanzi The Ben mu bitaramo bigera kuri 4 bari bamaze ikingana n'ukwezi bahanganyemo na Bruce Melodie bizenguruka intara. The Ben yemeje adashidikanya ko icyanyuma cyabereye i Rubavu cyangwa se Gisenyi. Mugenzi we Bruce Melodie arayukanye amanota menshi kumurusha mu bijyanye na performance. Gusa yemeza nanone kandi ko ibindi bitatu byari byabanje byaba icyabereye Musanze, i Bugesera ndetse n'i Nyagatare, byose The Ben ari wegukanye amanota menshi mu bijyanye na performance. Mbere yuko ducimakase umuhanzikazi Byazengurukaga uramuha amanota angahe ku 10 mu bijyanye na performance. Yabakomeje gucimakase ko yaba ari umuhanzikazi wa mbere mu Rwanda urenze mu bijyanye no gushimisha abantu ku rubyiniro. Niba ukunda Bruce Melodie andi kuti Bruce Melodie undi kurandi ukireho umubare wa performance wemera ko yatsinzemo The Ben muri enye bari bahanganyemo. Niba kandi kufana The Ben n'abandi ko The Ben kurandi ukireho umubare wemera ko yatsinze The Bruce Melodie mu bijyanye na performance muri enye bari bahanganyemo. Nta marangamutima ajemo nk'ibisanzwe nitwa Journalist Bruce hasta la vista. Ciao ciao. I think I did great in Musanze, Nyagatare, and Bugesera. I also believe Coach Bruce did really well here. But at the end of the day, we're just we're contributing to people's, joy and happiness. So we're glad that we were able to make that happen. Yeah. Now that the summer country tour is finished, what's next? A lot.